ubu izi saha urumva ariyo sangiye kukubabarira. Ese iyo udutaye rimwe ukagenda nta nzu dutayemo wubatse, ukaduta kabiri ukadutamo nta nzu wubatse, gatatu ukaduta, kane ukaduta, ubu uzi ko udutaye hehe? Ku bakunzi b'imbuga nkoranyambaga Instagram, TikTok ndetse na YouTube, si ubwa mbere mubonye aya masura y'aba bagabo. Ni Maître Nzovu ndetse na Yakamwana. Abangaba rero ni abanyarwenya bakomeye cyane kuri izi mbuga, bagenda basangiza ibyishimo nge nawe duhora duhanze amaso izi mbuga nkoranyambaga. Reka nkubwire ngo rero niba utaruzi amateka ya Nzovu na Yakamwana, hano kuri The Fame History twafashe umwanya maze tugushakira amateka n'amakuru yaba basitari. Wowe bana natwe wibuke gukanda subscribe, kandi niba iki kiganiro kiraza kukubera cyiza wibuke no gukanda like. Nguhaye ikaze. Nyemere rero ikiganiro cyacu uyu munsi tugitangire gutya. Icyemezo nafashe hashwe da nakibwirwa n'iki tutarakingiye kabibaza aka kamwe rudori ko abonye mu itero barangira icyizere bakanshyira mu rwego rw'abantu bakwiriye kubaho. Koko nyinambo urabona muri urwo harahindutse iki? ubwo se ushatse kuvuga bakomeje kunsuzugura nk'uko wari ubisanganywe. Ubundi yamamaye nka Maître Nzovu cyangwa se Nzovu, gusa amazina yiswe n'ababyeyi ni Buhizi Veniste. Uyu nguyu Nzovu yavukiye mu mujyi wa Kigali ahahoze ari ku Muhima w'Impyisi. Nzovu yavutse umwaka w'1973, avuka mu bana 7. Usibye ko uyu nguyu Maître Nzovu niwe yavukanye ikibazo cy'ubugufi bukabije cyane. Nyuma rero yo kuva mu ishuri, uyu nguyu Maître Nzovu yahise ajya kurererwa kwa nyirasenge ahangaha mu karere ka Nyanza. Gusa naho ngo ntago yabashije kuhaba igihe kinini kubera ko nyirasenge yaje kwitaba Imana, maze ibyo bituma ababyara be batakomeza kugenda bamufata neza ukabyifuza. Ibintu byatumye Maître Nzovu rero ahita hava maze ngakisubirira iwabo. Nyuma rero yo kuva kwa nyirasenge agasubira iwabo mu rugo, Nzovu ngo yakomeje gukora imirimo itandukanye irimo n'ubuhinzi. Usibye ko ngo atabikomeje kubera ko nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, Nzovu yazinze utwangushye maze yerekeza mu mujyi wa Kigali. Nzovu rero akimara kugera mu mujyi wa Kigali ngo yakoze imirimo itandukanye ariko yiganjemo akazi ko mu rugo. Avuga ko yanahembwaga amafaranga yita menshi, amafaranga 2,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Maître Nzovu rero yakomeje gukorera amafaranga mu mujyi wa Kigali kugeza ku rwego atangiye guhembwa amafaranga 15,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Nyuma ngo ibyo ngibyo yaje kubivamo maze yigira mu kazi k'ikiyede hariya mu mujyi wa Kigali. Uyu nguyu rero Maître Nzovu ubwo yakoraga akazi k'ikiyede nibwo yahuye na Kanyombya. Hanyuma ngo Nzovu yaje gusaba Kanyombya ko yazamujyana mu gukina filime kubera ko ngo yajyaga mubona ku mateleviziyo, hanyuma ngo akabona ibyo akora ni byiza. Birumvikana ko uyu nguyu Kanyombya ari we wahishuye impano ya Nzovu kubera ko ari we yamuhaye umwanya maze akamwinjiza muri filime. Maître Nzovu rero ngo akimara kugera muri filime ajyanywe n'uyu Kanyombya ngo yakoze uko ashoboye maze agenda yubaka icyizere kuri boss w'ino filime. 2007 Maître Nzovu yaje kugaragara muri filime yiswe Haranira Kubaho. Ibintu byatumye akomeza kuba icyamamare ku rwego rukomeye. Usibye filime yiswe Haranira Kubaho, Maître Nzovu yagaragaye muri filime zitandukanye nk'iyitwa Twese Turi Bene Kanyarwanda, Zirara Zishya ndetse n'izindi filime nyinshi twagiye tumumenyeramo kugeza ubwo Maître Nzovu abaye umustar kugeza n'ubu. Uyu nguyu Maître Nzovu usibye kumenyekana mu mafilime agiye atandukanye, hari n'ibiganiro agenda agaragaramo ku mbuga nkoranyambaga byiganjemo iby'urwenya. Ibi ngibi byose bigenda bimuzamurira igikundiro kubakurikira imbuga nkoranyambaga. Maître Nzovu rero ni umugabo wubatse ufite umugore n'abana 4. Usibye ko ibinyamakuru byinshi bigenda bitangaza ko Maître Nzovu yananiwe n'inshingano zo kwita ku muryango kubera ko ngo umugore n'abana abangaba bivugwa ko Maître Nzovu yabataye maze we akigira mu buzima butandukanye bwo kuryoshya i Kigali, ibintu bitavugwaho rumwe n'abanyamakuru batandukanye. Ku rundi ruhande rero turahasanga Yakamwana. Uyu nguyu ni mugenzi wa Nzovu. Biragoye ko ushobora kubona Nzovu ariko ntubone Yakamwana kubera ko ngo ibikorwa byinshi bitandukanye Nzovu abikora ari kumwe na Yakamwana. Yakamwana yamenyekanye cyane hano mu Rwanda muri filime zitandukanye, ahangaha ari kumwe na Asia Mutoni. Yakamwana yaje kujyanwa muri filime bigizwemo uruhare na Asia Mutoni wamujyanye muri filime zitandukanye
Yakamwana rero uyu nguyu ngo yavukiye mu gihugu cya Kongo ariko nyuma aza gufata icyemezo cyo kwigarukira hano iwacu mu Rwanda. Yakamwana rero mu kugera muri filime ahangaha ngo yakomeje kugenda atanga ibyishimo ku banyarwanda batari bake, usibye ko ngo Asia Mutoni yaje gufata icyemezo cyo kwigira muri Amerika, yamusaba ko bajyana kugira ngo bakomeze gukina amafilime. Yakamwana ngo akabyanga, ibintu Yakamwana avuga ko yicuza kubera ko ngo ubwo yakinanaga na Asia Mutoni yabaga mu buzima bwiza butandukanye n'ubw'uyu munsi. Kugeza uyu munsi rero Yakamwana nawe akaba yibereyeho mu buzima butandukanye bujyanye no gutanga ibyishimo binyuze mu rwenya. Ahangaha ngo agahabwa udufaranga tw'intica n'ikize two kumubeshaho ijoro rimwe, bwacya agakomereza muri uwo mujyo. Yakamwana ndetse na Nzovu ni bamwe mu bagabo bagenda batanga ibyishimo ku mbuga nkoranyambaga, ariko imibereho yabo bikemangwa ko ari imibereho itari myiza, kubera ko ngo aba bagabo ikibatunze ni amafaranga bakorera mu biganiro, nayo ntibayararane kubera kwinywera inzoga n'indi mico itari myiza bagenda bagaragaraho. Kigaragaza ko Nzovu na Yakamwana ari bamwe mu basitari bakunzwe ku mbuga nkoranyambaga. Nzovu na Yakamwana baherutse gutumirwa mu gitaramo cya Jenny's Comedy. Ahangaha ngo batanze ibyishimo, Jenny's Comedy iruzura, ibintu byatumye n'umuhanzi The Ben abaha impano ziganjemo iz'amatelefone, ariko ngo aya matelefone nta misi bayamaranye kubera ko ngo bahise bayagurisha maze bigira mu bikorwa byabo byo kwinywera agacupa. Rizera ntashidikanya ko rero we wakurikiye iki kiganiro wamaze kumenya amateka y'aba basitari, yaba Buhizi Veniste ndetse na Yakamwana. Aba bose ni abasitari bamaze kumenyekana kuri izi mbuga nkoranyambaga. Ukimara kugera kuri TikTok, YouTube cyangwa se Instagram, ntushobora guscrollinga kabiri utarabonaho tumwe mu dukomedi tw'aba basitari. Ibintu bikemangwaho na benshi bakibaza ko aba bagabo ari abakire cyangwa se bamaze kubona ku mafaranga. Nyamara abanyamakuru benshi bagenda bavuga ko aba bagabo ubuzima bwabo butoroshye kubera ko amafaranga yose babona ngo babarira mu gacupa. Natwe rero uyu munsi twari twaje ngo tukugezeho amateka y'aba basitari. Niba utaruyazi rero ndizera ubashije kumenya bimwe muri byo bibaranga cyangwa se bumwe mu buzima bwabo. Wakoze cyane wewe wabanye natwe, wibuke gukanda subscribe. Imana ikurinde. Bye.